cya shitani cyarakaye. Umusore utangiza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. Yo, what's up my beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that all you are fine. My name is Badod nk'ibisanzwe. Iyo ni DON TV nkuko ubimenyereye. Ahangaha rero tuba tuje kukugiza amakuru menshi y'imyidagaduro agiye atandukanye yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Nkuko biza ahangaha rero dutanga ibitamo by'igihe ubundi kugira ngo dutegure inkuru nk'izi tuze tuzikugezeho 5 kuri 5. Yo. Nkuko imenyereye ahangaha no hano hambere ukura amakuru ateguye neza yakozwe n'abahanga, amashusho meza, everything, buri kimwe cyose ari neza sana, kandi amakuru muri make afite proof, amakuru yizewe, amakuru yateguwe neza, nkuko nawe benyiriye ahangaha kabisa. Ntabwo ari ibintu bishya kuko ndabizi neza cyane ko atari ubwa mbere waba utuninze kuri DON TV, ariko nimba ari n'ubwa mbere usiga ukanze subscribe kandi ufunguye notification kugira ngo inkuru zacu zijye zikujyaho 5 kuri 5 utajya ucikanwa n'inkuru n'imwe. Kwanga niho hantu hambere ugomba gukura amakuru kandi yizewe. That's all. Rero njya wangu kubona kuri screen yawe hariho amafoto yo bita Marina Deborah mu minsi mike ishize, abyavugwa yuko ubundi Marina ngo ameze nabi cyane, ariyo nkuru iri kubicano kuri social medias, abantu bari kugenda bagarura amafoto ari mu gitanda nyine cyo kwa muganga, ubona ko ubuzima bumeze nabi. Njya nko kuri kubona kuri screen yawe ahanga rero byavugwaga yuko ubundi Marina arwariye muri Nigeria, aho bivuga ko ngo ubundi yari yagiye gukora plastic surgery y'amabuno. Ngari yagiye kwibagisha ikibuno, biza kurangira rero bimukozeho, ibintu bita mugendekeye neza, biza kumuviramo ngo kurwara. Abantu bakomeje kugenda bigaruka bavuga yuko ngo ubundi Marina impamvu tutari kumubona muri no minsi ngo ubuzima butameze neza na gakeya, arwariye Nigeria, ibintu byamukomeranye ngo nyuma yuko akoze plastic surgery. Ariko we ku giti cye nta kintu yigeze abivugaho, gusa byagiye bikora no kugaragara kuri bamwe mu nshuti ze harimo nka Iva Muzika, cyangwa ubizi neza cyane ko ari umuntu bahoranaga igihe cyose. Abantu banageze bakavuga ati Iva Muzika ntabwo ari mu bantu bari gutuma Marina atongera gukora imiziki nk'uko yabikoraga mbere, kuko bite no guhora bari kumwe gukorana indirimbo za hato na hato, ngo bagibona ko ubu ngo bamaze gukorana collabo zirenze indirimbo imwe. Kuko iyo baherutse gukorana ari ngiye bakoreje yaguma akora muri campaign y'amatora ya His Excellency, ngira ngo byagiye bikunda kugaragara cyane ko Iva ari umuntu bari closer cyane. Mu minsi mike yayishize ntekeza ko aciyemo iminsi 2 Iva nibwo ya postinze aravuga ati birasa naho ndi kukuluzinga, birasa naho ndi kukumisinga cyane, tariki Imana izongere ibijyemo, izongere ibigenze neza, twongere duhure nongere nkubone. Aho ati stay strong. Bigaragara yuko nawe afite ubwoba cyane bwo kuba wenda Marina yaba atameze neza, nyine ubuzima bwe buri mu kaga cyane. Abantu bakomeza kugenda bigarukaho, bagenda babihuza nuko nubundi bazi Marina batari kumubona na gakeya, nta hantu namwe ari kugaragara, kandi bazi neza ko muri byatangiye twumva nkuru yuko arwariye muri Nigeria, ariko ntihagira umuntu bivugaho, nawe ntihagira ikintu bivugaho. Bikomeza kugenda biburujije ko abantu bakagenda bagatuko biri Marina n'ubundi cyari Nigeria yaracyarwaye, ibintu bimeze nabi. Rero ubu ngubu nyuma y'uko izo nkuru zagiye zikwirakwira, abantu bamwe bakagenda bavuga ati Marina birashoboka ko ubuzima bugiye kumucika mu gihe gito kibura, ahubwo tukibaza impamvu nta muntu uri kubivugaho. Abantu bamwe bakagenda bavuga ati yapfuye, bya bindi bya blogger bajya kuri social media zo bati Marina yapfuye, Marina yagize ate ubuzima bwe buri mu kaga, ageze se hashibe, ibintu nk'ibyo. Inkuru zakomeje kugenda ziba nyine urudaca, ibintu ari urujijo. Marina yaje kunyura kuri Instagram ye nyuma y'icyo gihe cyose ibyo bintu byose byagiye bivugwa, aravuga ati mwebwe ibyo bintu murimo, ibyo bintu muri gutangaza ndabizi neza yuko urupfu abapfu barabaryohera. Aravuga ati abapfu barabaryohera, yakoresheje tamu iremereye cyane. Mu by'ukuri ubanza wumva iryo jambo abapfu barabaryohera. Abantu kuri social media timukunda kuryoherwa no gutangaza ko umuntu yapfuye, ariko musigeho ngende muzima ameze neza. Aravuga ati abantu muri kuvuga yuko ngewe ngo ubuzima bwanjye ngo bugeze sehashika ngo bugeze he ibintu byakomeye, mutuze musigeho meze neza.
gusa bivuzwe nk'uko wakoresheje screenshot yafashe akantu gato yarize njya ngo ndi murabizi neza ko kuri Instagram ntabwo ari platform yo gupostingaho amagambo. Rero yafashe aga screenshot k'amagambo nyine yanditse nk'uko wapostinga kuri story ya WhatsApp cyangwa se Facebook, hanyuma arangije gapostinga kuri Instagram. Aravuga ati musigeho kuvuga ibyo bintu byose, musigeho kumbika, musigeho kuntwerera urupfu, musigeho kuntwerera ibitaro, ubuzima bwanjye bumeze neza. Nta kindi kintu yarengejeho usibye kuba ati ndabizi neza yuko abantu bahangaha mukunda urupfu, mukunda abapfu, ariko ngewe hangaho mu nkuru mumeze neza cyane rwose, ubuzima bwanjye bumeze neza. Nta bintu byinshi yavuze, yapostinze utuntu ndetse abantu baza kugaragaza ko muri comment bishimiye ko Twist avuze akoresheje Instagram ye ya nyayo. Aravuga ati ubuzima bwanjye bumeze neza, abantu babyishimiye, ariko mu by'ukuri urumva ntabwo yamekinze clear avuge ngo wenda meze neza ndahangaha ubuzima bumeze neza nta kibazo na kimwe afite. Gusa yavuze ko ameze neza, gusa ntekereza ko yabikoze kugira ngo agabanye ko abantu bakomeza kumuvugaho cyane. Wenda nubwo ubuzima bwaba butameze neza, ariko wenda ntabikaze cyane, atari byacitse ko n'ubundi tabizi neza ko ubuzima ni ups and down. Umuntu ashaka kurwara no munsi, ejo akaba atameze neza, ejo akamera neza, cyangwa se ntanamere neza bikamara iminsi, ariko atari bitaragira kuri level yo kuba umuntu yatangira kuvuga bivuga ko yapfuye. Cyane ko buriya iyo wacecetse none hari n'umuntu uri spotlight, uri umuntu uri kuri social medias, uri umuntu nyine uhora muri media, iyo wacecetse ntabwo bigaragara neza kuko umuntu wese avuga icyo ashaka kandi bakabifata uko nguko biri, bakabifata uko nguko. Rero yagira ngo basi yabanza agaragaze yuko uko biri agihari, gusa nta nubwo waturishuwa bitewe nuko ushaka no gusanga ari umuntu wapostingiye mu nshuti ze cyangwa muki, gusa igari nuko we ibyo twabonye binyuze kuri social media bivuga yuko Marina ameze neza, nta kibazo afite. Nta kibazo afite. Nimba rero hari izo post uri kugenda ubona iruhande bivuga yuko Marina ameze nabi, byacitse byagize gute, umenye ko ngo Marina ameze neza. Hari igihe twazabona mu minsi mike yagarutse ariko duheza music za fresh, ariko duhereza ibintu bimeze neza. Ariko se kubijyanye no kuba byavuga yuko ubuzima bwe buri mu kaga bitewe no gukora plastic surgery no kwibagisha kugira ngo wenda agire ikibuno giteye ko birenze neza, giteye neza birenze uko icyo cyari giteye, cyangwa se kugira ngo agire kinini kiruta icyo yari afite, wowe ibyo bintu urabyumva ute? Ibyo bintu byumva ute? Muri make ubifata ute? Unyura muri comment section hanyuma utubwire ukuntu ibyo bintu byumva, utubwire nimba bikwiye cyangwa se nimba uri umubaby niba uri iki, cyangwa niba uri umumama nawe wumva ko ibyo bintu wabikora. Unyura muri comment section utubwire uko we ku giti cyawe bifata, uko ubyumva. Iyi ni Dion TV rero, njye ndi Badon nk'ibisanzwe. Komeza nogerwe n'ibiganiro byacu, komeze kandi ubisharinge ku nshuti zawe nimba uzi neza ko bari interested yo kumva ibiganiro nk'ibi ngibi bya showbiz. Nimba kandi baturutse ikintu usabwa wowe ni gukanda subscribe, ugafunga notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye kujyaho 5 kuri 5. Imana ikomeze guhere.